shushu ngwino muhe ibyo nakugeneye mami wibuke ko uramenye urakomere nyabusa ku muco wanyu Hello guys, nongeye kubasuhuza rero aho muri hirya no hino abantu mukurikira Hagenactar muri mu majyaruguru, nongeye kubasuhuza one more time. Rero uyu munsi nakoze urugendo rudasanzwe aho nagiye gusura umutaramyi mutaramenya. Narabibabwiye kuko iyi Hagenactar muzajya mubonaho ibiganiro bitandukanye ndetse munaboneho umuco nyarwanda, kuko intego yanjye no gukomeza gushyigikira umuco gakondo. Ubwo rero ntimuze kujya kure, nakoze urugendo kugira ngo njye gusura umutaramyi. Ndabizi mufite amatsiko ariko mwitegereje neza murabona ko nageze mu gipangu abamo. Nagezemo, reka nze nkomange ndebe ko namufatisha. Kameramani unkurikire ndebe ko namufatisha. Uru rugendo ntirwari rworoshye, ndagira ngo rero ntimuze gucikwa n'uwo mutaramyi wariwo, kuko ngiye namusuye, ntimuze gucikwa. Komera. Karibu. Umeze neza? Muradusuye rwose. Turabasuye n'ukuri, turabatunguye ariko karibuni. Mwihangane. Inkweto nta kibazo zerekera aho ngaho. Papa, niko nta muri gukaca se? Okay. Have sit. Yeah, thank you. Hayiwe, Niko. Neza mutese. Turaho, akavura karabonetse. Icyo gihe cyabyo. Yewe, ngaye nguko Marcel rwose, hari haciyeho iminsi nigeze ngusanga uri gutaramira ahantu. Ubwo ni hehe? Unaramira ahantu. Kwijuru rya Gasogi. Okay. Nigeze ngusanga uri gutarama. Ndakubwira nti nzagusura. None dore koko ngo iminsi ba myinshi gahemwa n'umwe. Andi makuru turaho. Wahoze bivuga ngo akavura ni igihe cyayo. Inase muri gukaca, muri guhinga ibishyimbo. Igihe cyageze cy'imvura. Ko igihe kinga cyane. Aho nagiye nyura nabonye abambere batangiye kubishyiramo cyane. Ariko kandi ntekereza ko ari no mu gihugu hose ko zina imvura mu bihe bisanzwe. Kuva na kera muri Nzeri abantu barahingaga. Ni sawa, nanjye bimeze neza n'ukuri. Nakoze urugendo ndavuga nti reka nze ngusure. Ntago niwe nakuvugisha kuko nzi ko yari mu mibyizi utagiye gutarama. Mbamari mbandi hano ndi muri muzike bisanzwe. Ariko sha gitari ntijya kure yawe. Ijya kure rwose. Ariko gitari ivuze iki, bisobanura iki kuri wo? Ni nka gute we wayisobanura? Describe. Buriya gitari n'ubusanzwe kera hambere mu bataramyi bo hambere. Ariko yegereze yandangurura amajwi kugira ngo n'ubundi twarataramaga hambere, n'ubwo ni muto ariko iyo twirefiye ku mateka y'abasaza abasogokuru bacu abagiye batarama, n'ubwo gitari zitari zakabonetse ariko hari ibikoresho bakoreshaga nk'inanga. Muri make gitari ni igikoresho cyiza cya muzika, ushobora gucuranga rwose batarama, abantu bakabikunda cyane. Urakoze cyane Marcel. Rero hari impamvu yatumye nifuza kuzagusura. Mu buzima busanzwe nanjye abantu murabizi ndi umutaramyi, ariko nkunda abataramyi bagenzi banjye. Iyo mbonye umuntu ushaka gukomeza gushimangira umuco wacu kugira ngo utazavaho ucuya,
n'abadukomokaho bazawusange. Iyo mbonye umuntu nk'uwo mba numva twaba inshuti tukamenyana cyane. Rero hari ikintu nyamukuru cyatumye nifuza ko twazaganira, ari nacyo nshaka gusangiza abakunzi ba Hagena Gitari, abantu bakurikira Hagena, nagira ngo ntibasangize. Rero uyu mugabo mureba kuri screen zanyu namusanze ari gucurangira ku ijuru rya Gasogi. N'ubwa mbere nari mubonye, ariko nasanze ari gucuranga indirimbo za Makanyaga. Hari indirimbo yari macuranga, ngewe nkiri hanze nabanje kwikanga mvuga ngo ni Makanyaga Abdul. None se Marcel, nta bandi bantu bajya bakwitiranya na Makanyaga cyangwa ngo bavuge ko uri umwana we? Abatanzi bajya bavuga ko ndi umuhungu we, hariho n'abimbaza nkabemera mu buryo bwo banga baturi umuhungu. Ariko ntago ari Makanyaga gusa, n'izindi ndirimbo z'abahanzi ba kera, ba Alexis Kagame, ba Niyomugabo Filemo, ba Byumvore, ndazikora ku buryo hazamo originalite y'indirimbo. Ubwo urabumvishe ndi gukora indirimbo za Makanyaga, ngira ngo bumvise ari we, kubera ko ngerageza kumwigana. Nawe ngira ngo ashobora kuba bizi ko hari umuntu witwa Marcel ujya umwigana. Rero kugira ngo abantu bataza kuvuga ngo Hagena ni bimwe bya Hagena, wenda ngo bakagira ngo ni bimwe byanjye, ntago ari bimwe byanjye. Ndagira ngo rero abantu bakurikira Hagena Gitari rwose tubamara amatsiko. Bantu bafana banjye bari hirya no hino, uyu mugabo njye nabanje kugira ngo ni Makanyaga, none umwegereye mbona siwe, ubwo mpita mvuga ngo ni umuhungu we. Nabwo mubajije ramwe ngo si umuhungu we, ambwira ko ari uko yashidutse yumva amwigana. Ndagira ngo rero dukubite tubangura rwose, ureba akaririmbo kugira ngo n'abankurikira baze kumbwira muri komanteri, baze kumbwira ko ibyo numvise koko ari byo, atari bimwe bya Hagena. Namwe ndagira ngo mwiyumvire, mutaza kugira ngo ni bimwe bya Hagena. Wenda nta guciye mu ijambo, karame ushobora kubutekereza ko ari Makanyaga gusa, ariko reka duhere nako akarimbo ka Alexis Kagame kavuga ngo urakomeye ku muco, kugira ngo harimo amagambo avuga ngo nakunze ngo iyo wigumuye ku muco ugwengera k'ishami ryahagutse. Ugwengera k'ishami ryahagutse. Nako nta kibazo, banza usuhuza abantu muri uwo muryo, nabyo ntacyo bitwaye. Wigabye ikantaranye, ugiye kwiga bihanitse, ubutumwa bwawe uzasoza ari kwishereza uzagaruka. Uramenye iby'iyo ntibizagucyuze, umuco w'igihugu kigutumye. Uramenye rwose kibondo cyanjye, uramenye rwose, uramenye rwose, urakomere nyabusa ku muco wanyu. Ngo nk'uko icyuma kimwe gikonje kinanira inyundo y'umucuzi, urananirwe nawe yagushuka yaguca wehe ku muco wanyu. Uramenye rwose kibondo cyane, uramenye rwose, uramenye rwose, urakomere nyabusa ku muco wanyu. Shamika kuba kuramere
bigatuma twembi twegamirana. Uramutse rero uwigaritse ugwengera k'ishami ryahagutse, uhora ureremba mu byoko byose kubera kwigira nyamwigendaho, usanga rwose wararindagiye mbese warapfuye uhagaze. Uramenye rwose kibondo cyanjye, uramenye rwose, uramenye rwose, urakomere nyabusa ku muco wanyu, urakomere nyabusa ku muco wanyu, urakomere nyabusa ku muco wanyu, urakomere nyabusa ku muco wanyu. Wow, mbese Marcel bufashije iyo nangasi nkubaze ngira ngo kubaza akirongera ufatiye indangururamajwi kugira ngo ntaregisi Kagame cyangwa ukambaza ngo n'umuhungu. None se iyi ndirimbo nta hantu urayicuranga ngo abantu ibyo bintu babikubwire banakwitiranye? Bo ku bantu batanayizi, urumva izi ziri mu ndirimbo z'imiranzi. Ahanini ari zizwi cyane, ariko ntekereza ko iyi ndirimbo yegera mikoro gato, iyi ndirimbo izwi hake, abantu bayizi ni bake. Ahantu nyicuranze rero abantu batayizi bagira ngo ni yanjye, oya mwimere wa gitari kumvijwe. Nanone ku bantu reka nk'utene story gato, nayicuranze Karongi ahantu hitwa kuri Poshi, njya nkorera samedi. Yego, kuri Poshi raundi hafi ya Rompoe, Karongi ku Kibuye. Hari umugabo w'inshuti yanjye, umufana wanjye. Yego, ahita yishaka kuri Shazam, muri application ya Shazam ushyiramo, noneho ayishyira kuri Shazam. Shazam itimwereka ko ari Alex Kagame. None ari mansetsa ati indirimbo ukayishyira no kuri Shazam, noneho ugasanga ni Alex Kagame ntago ari yanjye. Ariko rwose nukuri ubikora neza. Ngiye nabanje kukumva uri kuririmba indirimbo za Makanya, ngira ngo niwe gusa. None biragaragara ko no ku bandi ugerageza kugenda wigana inganzo yabo udatanye. Cyane. Ngwino muhe ibyo nakugeneye, mami wibuke ko nigeze ndiguhisha. Hari ubuzima bwanjye n'umutima wanjye, nshuti yanjye igeretseho n'urukundo. Ibindi byose bisa n'ibisanzwe, nshuti yanjye bibonwa n'abahagaze. Rebisi siyo kwiharira, ibyo mushima ni byinshi najya kundutira. Bisa
ngayo nguko rero inkuru n'impamo namwe muriyumviye mwumvishe ko ibyankuruye ibyo nababwiraga mwumvishe ko ntakuruwe n'ubusa namwe ndakeka ari icyo muri bumbwire muri komenti ntugende utavuze kuko igitekerezo cyawe nacyo aba ari inyamibwa tugaruke twiganire Marcel nkubaze ko ngize amatsiko kugira ngo ugere ku rwego rwo kwigana umuntu urumva ntiyayihanze mu uhari none kugira ngo ugere ku rwego rwo kumwigana aho ntago ibintu byaba byaragutwaye igihe kinini se waba bimazemo igihe kingana gute ibintu byo gucuranga unaririmba by'umwihariko karahanyuze ongera wiyegereze iyo ndangururamajwi amfete buriya kuririmbaho ni bisanzwe izi ndirimbo nabyirutse nzikunda ntabwo wakora ikintu udakunda rero indirimbo za karahanyuze muzehe wanjye nawe arazikunda nubwo batagize impano yo kuzicuranga ariko usanga zumva buri gihe kuri radio urumva ko nabyirutse nzikunda tukiri aho ngaho se bivuge ko kuba warabikunze ari uko na papa wawe nawe yageragezaga kubikunda yigeze aririmbaho ntabwo yaririmbye ariko yakundaga impara cyane kuko n'impara yo zazaga iwacu yego yabaga mu bimbere bajyaga kuzireba impara ko yakundaga indirimbo za kera n'ubu ngubu kandi aracyazikunda ubwo rero nanjye nabyirutse nzikunda kuzikunda rero egare kugenda nziga nkazimenya kuziririmba naho kuzicuranga natangiye ngira ngo gucuranga gitari 2012 ubwo 2012 ni igihe wari utangiye kuyikoraho cyangwa nari ntangiye gucuranga mpura na Mavenge Sudi nyanyigisha utuntu dukeya yenda mpura n'abacuranzi batandukanye yego mbonye maje kumenya utwibanze 2014 itanshinga bande yitwa Impinga Band Impinga Band ubiracyariho irahari yego kuri YouTube iri Impinga Band genda nigiramo ariko tunakora nafite abacuranzi genda byingiramo gutyo kugeza n'ubu birakura aho urakoze cyane hanyuma se kugira ngo abantu bavuge ko wigana Makanyaga wumva abantu babikubwiye se byari byagenze gute ni ryari bwa mbere bakubwiye ko ugerageza kwigana ijwi rya Makanyaga ngira ngo ubwa mbere curanga igisope karame igisope ni cyo nagicuranga kera ahubwo umuntu wa mbere wambwiye ko nigana Makanyaga wari he hari ryari ni ku Gisozi urenze Beretwari ahitwa ku Gataje hari akabaro manuka hepfo kitwa Bambo uri Bambo Bare najya bakora samedi Bambo Bare ntari nagi Karongi ubwo rero niho natangiye kujya ndirimba indirimbo za Makanyaga bakavuga bati kutwumva yagira ngo umuhungu wa Makanyaga zose ndazikora za Shushu Mukamurenzi za Eliza za Suzana ziriya zose rwose no kuvuga ngo mu kindi kiganiro tuzagirana noza neza iyi sample uzankundira tuzivimuzi uko zakabaye aha ndagukeje hanyuma se tongere tugaruke ku burya kuvuga no gutaruka naje kubona wambaye imyenda isa n'impuzankano imyenda hariho ibirango hariho ibirango by'umuziki He's a music your talent your future He's a music your talent your future none he's a music urabona ko the same none Marcel nkubaze nta kibazo he's a music oya ikiganiro ndakivimuzi kuko uyu munsi rwose nagufatishije hari nambutse imigende dore ko n'imvura yajemo igacamo imikoke ariko nagerageje kugira ngo nkugereho niyo mpamvu rero ngira ngo nze no gusobanura abantu bankurikira nabo rwose bere kugira amatsiko ashire none he's a music your talent your future bishatse kuvuga iki he's a music ni ishuri yego
hari ishuri riri Karenge muri Rwamagana nigishamo umuziki, gitari, piano. Bivuze ngo ibi ni ibirango by'ishuri. Ni ishuri yitwa Hize Music School. Iryo shuri se ririganwa n'abantu n'abakuru, twakira abana bato hagati y'imyaka 8 na 15. Urumva ko ari abanyeshuri. Iyi vacances twatangiye vuba ko ryatangiye iyi vacances ishize, grande vacances. Twigisha ya mezi 3 nyine yo muri grande vacances. Ngira ngo ugiye no kuri YouTube urabona Hize Music, wandikamo Hize Music, urabona ibikorwa byacu uko twagiye twigisha step twavuyeho abana aho bageze. Kugeza ubu ngubu dufite abanyeshuri 6 dufite twabashije kubona muri vacances, ariko turashaka kugira ngo ababyeyi namwe muhereza abana banyu bari kure wenda muri vacances, abari kure wenda bajye babereza muri vacances. None se n'abana se batiga, abantu bakuru bo turakora ibikorwa birakora ko biba bikomeje iminsi yose. Bisobanuye ngo nta myaka fatizo abantu bose mubigisha umuziki. Ariko kwikubitiro twatangire ku bana bato, hazagenda hazeramo n'abantu bakuru. Aba bana bazagenda bararikana bakuze cyane. Uvuga ngo uzaze wige piano, ingoma. Piano nanjye njya mbirota kuko nanjye ndababara cyane kuba nta kantu na gato nzi kuri piano. Nanjye urumva ko rwose nzaba mu bambere nze kwihugura kuri piano kuko nanjye ndayikora. Kuko ibikoresho byose birahari, sound ihagije irahari. Bivuze ngo umunsi umwe nabwo nazagusura ibyo bikorwa tukabireba. Twazajyana kari ibikorwa bya Hize Music. Rero ibyo turi kuvuga ni ukuri ngiye nzabishyira mu bikorwa. Iryo shuri nzarisura kugira ngo ibyo bintu bibe official ku bakunzi banjye, kugira ngo mbibahamirize. Ngewe nzigirayo mbibereke biri live, hanyuma ufite umwana cyangwa se nawe ushaka kwiga umuziki ku giti cye azamujyaneyo. Nushaka kongera igrade nuko. Tugaruke gato Marcel. Hano wataramye, ariko birashoboka ko taza gutarama imbere ya kamera gusa, haba hari n'ahandi ushobora kubutarama. Ise utarama no mu bukwe? Ubukwe, ibirori by'ubukwe turabikora. Impinga band nakubwiye ko mfite band yitwa Impinga band. Turakora ubukwe, ibisope, za anniversaire, ibirori byose. Oya ntaguciye mu ijambo, iwanjye kwa Hagena Gitari ni ibitaramo. Reka ngufashe indangururamajwi ureba akaririmbo k'ubukwe, kwa kundi ubukwe nyine buba bwinikije hahandi misango rwose ibirimo, hamwe abasaza baba bagane bakavuga batereka twakire umutaramyi. Nakaye karirimbo gakunze kukuzamo kubukwe, kugira ngo n'abantu bafite ubukwe muri uku kwa 9 muri uku kwa 10 babe babasha gutumira Impinga band igaragiwe na Marcel ibuze kubasusurutsa mu gitaramo. Reba kantu tunyurizaho niyo katatwara igihe kinini. Mbone nyinshi ariko nubundi ntabwo twayakoreye yakarahanyuze. Yego. Dufite abatarami bagiye bakora indirimbo ibihangano by'ubukwe. Reka tujye kuri Kagambage. Kagambage nawe burya nawe indirimbo ze zakunze kugaruka mu bukwe cyane. Cyane kandi yagiraga indirimbo nziza z'urukundo, ugasanga barazikoresha cyane. Ugasanga ni indirimbo kandi ziracyakoreshwa. Reba rwose abakurikiye Hagena Gitari, reba akaririmbo bumvishwe ko biba byifashe mu bukwe. Urumuto
umwe muza ku mutima uretse wowe gusa erega nta n'umwe muhiga muri roho yanjye nshuti ni wowe wenyine umara umubabaro shenyura ingabire agabiwe na rurema reka mukunde ni mu gihe ubanutira bose ega sugukabya imwe bya gisizi inkuta kukutari ibyacu ifite imvano ngwino mutoni wanjye ngwino ngwe mu gituza ngwino mutoni wanjye ngwino ngwe mu gituza ngwino mutima w'urugo ngwino twubaka urwacu erega nta n'umwe muhiga uri roho yanjye 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 erega nta n'umwe muhiga uri roho yanjye. Sheko Marcel no mu bukwe naho abantu bo mu bukwe nabo abazirikana abantu bo mu bukwe n'abarabafasha mu buryo bwo gususuruka. Hari abantu rero bari kuza kubyibaza ubwo rero bamaze impungenge mujye mumutumira no mu bukwe. Tugarutse gato ya Marcel, ese indirimbo ni usubira muri izi ngizi za kera ugerageza guhimba izawe cyangwa ya indirimbo zanjye ndazifite kuko nari nazi tunganye neza ngo zisohore ariko ntekereza ko mfite indirimbo zigera mu 8. Indirimbo ya mbere nayikoze 2017 yego 2017 yitwa Inzozi. Umwana w'umukobwa twakundanaga tuza habaho akantu kudutumvikana neza kumutumvikana gusa nkaho dutandukanye bibaho nyine mu rukundo urabizi nawe haba hagatotsi hajya haba hagatotsi. Rero indirimbo nayise Inzozi ko inzozi narotaga nuko yazagaruka mu buzima bwawe mukongera mukungo bumwe. Duheha akantu rero duheha akantu kugira ngo twumve n'inganzo dukomeze kumva nuko nawe ushobora guhimba ndetse n'umunsi uzaba wanayikoze wayikoreye amajwi tuzabashe kuyumva. Duhehe iyo sample ntacyo bitwaye. Inshuti n'imiryango barambaza wagiye nkabura ibisobanuro nkarira ayiwe intimba yuzura iyo nkutekereje na n'ubu narashize yo narose inzozi anyicaye imbere azagaruka umucyo uboneke narose inzozi anyicaye imbere azagaruka
uboneke ihuriro ry'inzira ahandi wantegereje nerekeje nkakwibuka nibuze inyungu wagize nkayibura nibaza nimuzagaruka nkayoberwa ntaho sinzozi anyicaye imbere azagaruka umucyo uboneke ntaho sinzozi anyicaye imbere azagaruka umucyo uboneke ntaho sinzozi anyicaye imbere azagaruka umucyo uboneke. Ayiwe niko Imana yazamuvugiyemo akagaruka koko Marcel akongera kaka nese ni nkuru mpamo cyangwa ni nkuru ntabwo nshaka kumugira kumuvuga uzamutsinda nk'abakuru ariko arahari mbo yaranashatse abyaye nka kabiri gutyo nanjye mfite umudamu oya birumvikana mu rukundo ibyo bibamo ariko ubwo yabonye umugabo nta kibazo n'ubundi uwo mugabo nawe reka twizere ko ahana ameze neza wenda umunsi wakoze ino ndirimbo ukayikorera amashusho ndetse n'amajwi ndumva ifite uburyo iri emotional nta kibazo ngewe nzagukorera link nzagukorera promotion ngusharingire mu bacuti kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati nanjye ibyo bintu byambayeho mfite umuntu nakunze ariko ntibyakunda ko dukomezanya abantu benshi bafite izo ngero yes aho nshakira umudamu nahise muhimbira nawe indirimbo yitwa Gafuruwi yitwa Gafuruwi madamu se yaba ari hano ngo nawe muramutse abari mu kazi nimugoroba nangize ngo arano muramutse nawe ashobora bwoko bwari washobora kuba nawe hari ibyo akuvomaho ntabwo byabura ariko we ntabwo ari domene arimo ntabwo mbona agronome ntabwo bihuriye ariko uko ndirimba nawe agenda abyumva indirimbo nyinshi arazizi indirimbo zanjye nyinshi okay hanyuma rero Marcel wakoze ku mwanya wawe burya igihe ni amafaranga wakoze kuza gutaramira abanyarwanda ndetse n'abandi bari hanze kuko Hagena Gitari akurikirwa n'abantu benshi rero wakoze rwose ndagushimiye mbikuye ku mutima ndagira ngo rero dusatire ku musozo nkurekure birashoboka ko burya hari utuntu wari ufite two kwegeranya kuko ufite n'ishuri wabivuze ushobora kuba wari uri gutegura amasomo ndi n'umusizi mba negura ibihangano by'ubusizi kuko ndi mu basizi bafite impano mu Rwanda kuko nitabiriye amarushanwa ya Rwanda ubuhanzi yego 2018 ngera finali n'ejo bundi ngira ngo bahuje abari bahize abandi ibyiciro byose uko ari bitatu kuva 2018 n'icya 2020 ngira ngo na 2023 babyita All Star Edition turakompeta nabwo urumva ko mfite imivugo myinshi ufite imivugo kubera ko amasaha yatugenda akunzi beza ba followers banjye rero nzabazanira part 2 mwumvishe ko Marcel ari n'umusizi noneho tujye muri iyo nganzo noneho yo gusiga nayo tuyivimuzi twumve urwego iriho Marcel reka ngushimire ariko tutarasoza usentu
hari abantu bashobora kuza kureba iki kiganiro bakifuza ko wazabataramira mu bitaramo bitandukanye. Ese ntiwatanga nimero cyangwa umwirondoro abantu bashobora kukubonaho ngo bataramire? Mbaho nimero ya telefone nayo nkoresha kuri WhatsApp ni 079 079 43 43 722 722 wazisubiremo tutaza kuyobya abantu. 079 722 8. Amazina ni Marcel Hakizimana. Reka rero ducukirize hano gutarama nakagaruka, nkureke utegura ayo masomo, ariko nunkundira ndumva nzongera nkagaruka tugacumbukura. Nta kibazo rwose mbandi tayari. Bakunzi beza, aba followers banje, abantu bakurikira Hagenimana Jean Claude official, nongeye kubashimira rero. Ibiganiro nakagaruka, cover zitandukanye nakagaruka. Rero abantu mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share, kuko ni inkunga itangaje, ni inkunga nziza, kandi mujye mushyiraho na comment kuko bituma tumenya ese abantu twataramanye bari bahari, comment ziba zikenewe. Ubwo rero ufite igitekerezo ajya gishyira muri comment, haba hari icyo nakosora kuko nduwanyu muri abanyarwanda nanjye nkaba umunyarwanda, nukuri ndabanyu namwe mukaba banje. Ubwo rero mujye mu bitekerezo. Ndeka rero mbifurize kugira impagarike n'ubugingo, mukomeze kugubwa neza aho muri, abari guhinga abahinzi mukomeze muhinge kugira ngo igihugu cyacu tutazahura n'inzara, kandi ndabyizeye neza ko inzara turi kugenda tuyinesha kuko abantu bakuye amaboko mu mifuka. Mukomeze gutyo. Ngewe rero mwari kumwe, nitwa Jean Claude Hagenimana, benshi mwamenye kuri Hagenagitari. Ngewe rero mugiye kujya mukomeza kubana munsi ku wundi. Reka mbasezero rero, mugire ibihe byiza, ndabakunda.